ikintu kiruta urukundo ugomba gukundana hano mu rugo mwari mwabona nkubita madamu madani nagukubita nakubwira nabi nubwo nabikora sheri nimba nje na madamu tubana mu rugo nta ntunganya mubona kuki mwumva mwebwe bana mushobora kwifata mukagira intunganya basi ntabwo bizongera ntabwo bizongera basabye imbabazi ntabwo bizongera ntabwo bizongera nyine gufata ikintu cy'umusabye Melissa sinzongere kumva uvuga ngo wageranye ikibazo na Melissa rega sheri ntabwo bizongera nubwo yajyana ikibazo na Gisa babanza bakaganira pana kuvuga ngo haraje ahita kubita kandi nawe niba ushaka urukweto yiba hari mubwiye cyangwa se uramuhamagaye ntufite telefone ntafite indi muhamagaye ngo ati ngiye kwitiza kugira ngo azane kamere yo kugukubita ngiye kosa nakoze ariko rero nubwo nyine ninsinzi wenda ibyo mwapfuye ariko ntago nge ndumva neze ko mwambwiye ko mwambarana ubundi inkweto zari ikibazo cye ngo nimuhoberane musabane imbabazi muhobera umusabe imbabazi mubwire yuko umukoshereje sibyo da sawa rero n'icyo nabateganirije kugira ngo numve ibibazo mufitanye ngaho mugendereye mugende muwe mugiye mugikare mugire ibyo mukora she na mpamvu mukunda pe ndamu rero abo bana jye baba hafi urumva baba hafi kuko abana bamaze kuba inkumi korera no guhozaho wowe kankabaza kuki wowe utavuze koko kuki utavuze uzajya uhora ucushanya uhirukanka n'abagiye ntwara gake nari nguhamagaye ngo ngwirinde gushaka ariko nibura wari bugere hano ukambwira ngo naje none se kandi ari umpamagaye rega cyaye kinjiye no mu nzu umva ako se none se nganda hejwe Regis ziko ndahejwe se katubayeho hano hari umuhanuzi waje katubayeho umva ibyacu biragaragaye karabaye nuko uzuko hano haje umuhanuzi byose akabimbwira ibyo turimo gukora umbaza wese imeze bite bava ahubwo ceceka byarabaye se koko cyangwa nuko wese byarabaye yaje hano umva nanjye nahuye nawe iki nahuye nawe mu muhanda tubayeho ubwo genda ninzi ko nonje tukanatunka nakuba ugute bivuga gira hano nyuma kugira ngo nkomeze ndebe bano bakobwa nyine gute bivuga ngiye bivuga ahubwo se wowe wabivuze ahubwo niwe wabivuze ibaze kugira ngo nawe mu muhanda amagarike ambwire byose dukora naba nawe ko yagusanze mu muhanda ngiye yaje hano ahubwo wowe wamutungiye urutoki umwereka naho ndi umva kumbwire ibi bintu niba aratinsika bivuga biragukora ubwo se urashaka umva je ndi komereza nyine nundi bizavugwa ariko nzigenda n'icyo ariko wowe biragusenyera ahubwo niyo mpamvu nanze ko winjira mu nzu ngo nkuzane hano urumva umva kumbwire ako gira ubwoba igirayo umva kumbwire rero ibi bintu nta handi hantu byavuye uretse kuri wowe ni wowe gute ibi bintu bya yarampagaritse muhindura umusazi ibi bintu ni gute ibintu bye nawe twakoreye ahantu herereye byumva nkajya kumva umuntu wambwiye akambwira n'ibyo nje nawe dukora ko turyamana umuntu wambwiye akambwira no akambwira ko ahubwo rero mva kubwira ducunge neza ucunge neza Regis wambara ugafunga umunwa wawe ko sisha wambara ugafunga umunwa wawe sisha nose nkubaza akabazo ubu nige watinyuka kugenda nivuga ariko utivuga nose ubu wakwivuga kubera inyungu izihe nyungu se nivuga ndahembwa se wenda ufite uri buguhembe ahubwo ndakubwira ibintu bikomeje kugora kandi birakomeye nyine birakomeye kandi cyane birakomeye cyane ubwiki kuri wa muntu Regis rero umbabarire ndakwinginze wikomeza kumvamo wikomeza kuvuga buri kimwe cyose jewe ntabwo nakuvuze ahubwo nari nzi ko duhangana ntubaze impamvu utinyuka ukavuga ukanatinyuka ukavuga umenye ko je ndi umusore ariko uri umusore biki wakumva ngo ndyamana nawe urumva atari igisebo kuri njyewe ese urumva ari ishema kuri njyewe ari ishema ryane ese ubona turi ku rwego rumwe ku byo naryamana nawe uri umugore ugura ubona ari sawa kuri yo nagera nkagenda nivuga utivuga se wakwivuga kubera inyungu nyine inyungu yihese
niba nagukuraho kubona kuvuga niba karakaraya karakubwiye ubivuga gutya na gutya se ntiwabikora hanyuma se uriya kameze hanyuma se ngahemberwa umva kubwira ahubwo umbabarire ugabanye kujya mitsembye kumvikana ahubwo raje umbabarire ugabanye kunsebya gabanya kunsebya ntabwo ndi kugusebya kuko njye ndi umusore ako je umenya ko umaze no gusaza wakumva ngo ndongorana nawe si ikibazo si n'igisebo gikomeye kuri jewe isebo ahubwo ndanababaye cyane igisebo ndababaye uzi ko rero kwicuza cyatumye noneho nanajya muri iriya diri yawe ahubwo ngiye birimo biratuma nicuza icyatumye nge nawe mbese sohokera mu urantuka Regis genda umva nkubwiye genda babakobwa barahari niba shaka noneho banabimenye urumva umeze neza muri uru rutwe rwawe urumva ngeze njya kukubwira nkabona ariko igihe wahereye ubundi ntabwo ujya urambirwa ikindi ushaka se noneho ni igiki umva akongera ngo abonye icyo ashoboye ushoboye iki se bamwaye iki n'ibitarenze biriya nzabikora wumvaga ko bari buntware iki mu gihe utarashyira agapira hasi ngo ureke Regis n'umwobo nzawugushyiramo ibaza ariko umuntu w'umukobwa guhangana uri guhanganira umuhungu urakobwa ubuhere njya wumva mukuru wawe wakurata ngo umukobwa mwiza gute abahungu batagukunda ntabwo ndi guterana amagambo nawe icyo navuze wacyumvise mu gihe utararekura Regis Buse Regis ko areba ko abakubona urarinda kujya kumwiteretera kubera iki wazibye watuje ntabwo mujya murambirwa mukuru wawe mba numva yiriwe yakurase ngo umukobwa uziba mu byo uzajya uvuga ngo njye umushyira hasi umva njye umushyira hasi ntawe nikoreye ariko n'ubundi ndakuvuga ugasubiza gutyo none hari uwo nikoreye ngo mushyire hasi muri ako kayizo muri toilette yawe nibyo ushoboye nabi kumushyiramo unise ubwo umusore wawe ukunda ari kuvuga ayo magambo yavahe yavahe aho ni kujya wireba ubwo wireba ukabona uri mwiza nyine ubwo Regis niwe yaje gukunda ntabwo uri kwimuganira atanagukeneye ubwirwa n'iki ko yagukunze Regis ako disi muzi kwipanga uri kumuhanganira mu myanya myiza hoye nawe nyine yari kuzamutwara nawe nyine ngewe ngwinde umwishinzaho ngo ngamwagiye ku rusengero wowe harundi nyine uzamubuze kujya ku rusengero n'umukobwa mwiza birwa barashe wabaye icyuke wabaye iki wirurwanira umuhungu ngicyo nakubwiye ni kimwe gusa kwanza ibyo bibe mbere yuko tuba noneho muri iyi nzu mbere ko twimuka hano uko dushaka kuzimuka hano umva uri kwa muganga cyangwa naragukurikije nyoko kadutegereze turebe ubwo niba ari byo ushoboye umva nzakwereka icyo nshoboye ariko buriya nabira ntabwo wari ko nabikora ariko n'ibirenze biriya nabishobora nshuti yanjye rero mu gihe utarashyira agapira hasi utarashyira agapira hasi Regis n'uwanjye Regis umva hasi ubundi iyo wirebye ubundi ubona Regis riki yagukundira kizima nicyo ufite kizima ku buryo cyatuma ese ufite ibyo bizima byujuje gutagukunda nuko mwishinza erega umwishinza nawe rero ngaho wakujya gusenga mwajyana wowe mwage mujyana gusenga iyo wamenyaga icyo Regis yagushakaga iyo wakimenyaga niba hari icyo ashaka nawe wenda ari kuruhira gusa ntacyo azagera ugira amaso areba kure ngo kimenye ariko icyo nakubwiraga ni kimwe Regis utamushyira hasi ngo komeza akagahanga nkamena kajye uyu mutwe tuzawugabanya nabwiye ko bitakunda ariko ukuri ndagukunda neza nzakora iki kugira ngo mbone kumukunda bya nyabyo ariko Regis utijishije ibibazo mfite ntabwo ubizi ndabizi wowe ushyize mu mwanya wanjye urabona ibibazo mfite wabyerekaho n'urukundo bikavamo ntabwo byakunda pe mfite ibibazo byinshi bitanyemerera gukunda nyumva nkubwira sibyo ndabyumva ufite ibibazo ariko mbyo ibibazo ushobora kuba nabisubiza oya nta hantu na hamwe byahurira
ntabwo byakunda pe dukomeze twibere inshuti uko twari tumeze tujye gusenga umusore nanjye ngusura ariko byo gukundana byo tubiritse rwose ntabwo byakunda neza ko nagukunze ugiye gufasha ubusa ntabwo nupfushije ubusa wenda icyo gihe nacyo kizagera neza naguhereje umutima wanjye pe wose nta na gato nigize nisigariza none igisubizo urumva waho umutima wanjye nukumbwira ngo ariko rero ubundi kuki ushaka ko nkumva njye ntunyumve ndakumva niba unyumva rero n'ibibazo mfite urabizi ibibazo biba biri mu rugo ibyo wankora byose urabizi njye niteguye kugufasha muri ibyo bibazo urimo kamanze nkemuremo bikeya tuzabone gukundana njye nawe nta hantu ngiye ndahari nawe urahari nkabanza ngakemura ibibazo mfite nyuma tugakundana Elisa umutima wanjye akwiye ku buryo no kuryama bigoranye ndagutekereza ngata umutwe kubera iki kuki wakwanga kumuha umwanya basi basi nkingura umutima gato ya basi ndakwinginze Regis tuba turi kumwe n'ahantu tuba twagiye ugomba gutegereza rero ibibazo byakemuka tuzakundana nari ndabyumva cyane tuba turi kumwe ariko basi mbwira yego ndabizi nzagutwara gake nzagutwaza gake komeza umware gake rero kugeza igihe uzumvira iryo jambo yego ukeneye kumva ngubu ntabwo byakunda Mary kuki nkoreye bino bintu ahubwo wowe kuki udashaka kunyumva kuki wakumva ko wankorera ibintu ntakiri kumbaho utazi niyo mpamvu utagakwiye kwihutira kumbwira ko nkunda cyangwa ngo dukundane nuko ndabizi kandi naniteguye kuba nagufasha muri ibyo byose niteguye kuba hafi ndetse komeza umbe hafi rero nk'inshuti yawe ibyo gukundana ubu biretse tuzaba dukundana ntarirareba nakundi ubwo aribyo uhisemo nta kibazo gusa imana impe gukomera imana impe imbaraga birakomera nta birenze biri aho ngaho utakakira imana impe imbaraga nyine nshoboza ko turakomeje inshuti turacyavugana nta kizatubuza guhura tukaganira tuzajyana gusenga nyine ubucuti buzakomeza nawe yes ubucuti ni ubucuti ariko n'urukundo ni urukundo sawa okay ntacyo basi gusa ukomeze ubitekerezeho basi n'igisubizo kandi ufite Nadine mbwira kumpagaritse nakozaga wari uri kugeza mbere yuko ugira icyo gutembera ndi kugenda wambaza icyo washaka kumbaza nashakaga niba hari namba za mesi ufite ko wazimva fone yanjye yaje gutakara ndahindura wahinduye telefone urashaka namba za Melissa nese ubwo urabona ninjye uzifite koko ingenziranye nawe cyane ku buryo natunga nimero ye nese byaye ikintu biba buriya rero wakagombye kubaza Regis kuko niwe basengana niwe uzizi niwe ushobora kubuzizi akaba ari bubaza gusa nkanjye devo kumbwira rero wowe nabaza ntabwo nari nyewe ko namaza nuko nashaka gusa cyakoze ngo haye Paul ntabwo nari nzi yuko bakubye telefone ndisi mbega niyo mpamvu utanahamagaye niyo mpamvu nimero za Melissa rero ntabwo nazibona kuko kugeza ubu ngubu ntabwo dufite reka narebe ndaza kugerageza ngo nzareba nze ko kundi wowe nta serivisi njya nkwafunguye Sonade buri gihe uzajya unshinja amakosa ngo unsaba serivisi nkayikwiye nese ukabirishije kukubwira ko ntafite nimero ya Melissa nayikwimira iki ko ahubwo de ndashaka uzambwire nyine ikintu dupfa nyine nta kintu na kimwe muri make ushobora kuba ibintu byose ntabwo nanone naringize ngo ugiye kumbwira ngo njye kukwereka aho sengera ko nzi ko ari ibyo umbwira ngo jya kunyereka aho sengera ngo wari witeguye se none ko bajya kwanyereka nanjye ntaho nzi ntabwo byanungura ntabwo mazi kuko iyo nza kuba mazi nakakurangiye ahubwo wakugira ngo tujyane
ukajya wenda ukazanabona n'izo nimero za Melissa niba uzishaka. Nzazibona. Ariko kugeza ubu ngubu nazo ndakumenyereye reka nkomeze aho ukomeze gahunda zanjye. Aho simba na wambaye nk'umuntu ugiye gusenga n'ubundi yenda hari uhasengera uraza kuzibona uraza kumubona sinzi. Reka nyine ubwo nzazibona sikaze nyine nari uzambaye neza. Merci. turagushimye Imana ikomeye tugushimye neza n'urukundo rwawe kuri Yesu ukoze cyane tugushimiye yuko uri Imana nziza urakomeye tugushimiye ukuntu Uwiteka waduhisemo ukatugaba umurimo wawe kugira ngo tuwukore twishyize mu maboko yawe kugira ngo tubashe kuwukora neza tugushimiye yuko waduhaye abashyitsi n'ukuri abashyitsi n'umugisha turakwinginze bugumye kubana natwe kandi Yesu waraturinze ubuntu bwawe n'amahoro turagusaba ngo bugumye gusaba muri ino nzu umushyitsi ugiye kugenda agendane nawe natwe tugomeze kubana nawe tubisabye mu izina rya Yesu amen. kanza n'agakapu ubundi tugendereye tugenda Pastor wakoze cyane nukuri turishimye cyane nifuje kera kugira ngo tuganire ariko bigezweho bwuje mpari tubashije kuganira ku by'ijambo ni byiza cyane igihe gikwiriye gisohoye ibintu bigenda neza ndareba na message mva twahaguruka tukagenda gusa ndoba nanewe umwareka kugenda narijwe nigeze bananiwe pe hako twagenda tugenda izina rya Yesu ni ibiki paka shitani mu izina rya Yesu ntabwo mbizi Yesu ndabaza ngo ibi ni iki ntabwo mbizi ntabwo bizi nga Melissa ngo ntabyo ntabwo nzi umuntu wadushyize mu gakapu kanjye ariko Yesu utu dukingirizo izi ni prudence kuva ryari muri rugo wiga ino mico oya nigeze no kubyereka sheri yo kugenda na nuko prudence ntabwo bizi umuntu wadushyize mu gakapu kanjye ariko ariko mbere nuko ubu wumbabaje sheri nta nubwo ari uyu mubare uba uriho gusa aba ari umubare mwinshi aba ari umubare mwinshi ibintu biratangaje pe ahubwo reka ndebe ko nta zindi afitemo umwana wa pasiteri ni ikibazo Melissa kuva ryari ugenda kwiga ingeso nk'izi ntabwo ari utwanjye ariko sinzi umuntu wadushyizemo ntabwo ari ibyawe bivuye mu shakoshi yande ntabwo nzi umuntu wadushyizemo biratangaje pe biranamubaje ihere ryari nigisha ngira gute kugira ngo ugire uburere bwiza ariko wange unkorera ibintu nk'ibi ngibi nshengerega nawe kubwira ngo arasambana n'umukobwa narabikubwira amaka njye nigeze no kubirota ubwire rero nigeze kubirota Melissa nkubwire n'undi munsi sinzongera